igihe gishobora kuguhuza n'umugabo wawe akaba ari ukubera mwarimu, akakubera profeseri mwiza cyane cyangwa se mubi. Nawe ubwawe ushobora kumubera mwarimu mwiza cyangwa ukamubera mwarimu mubi. Emera wige kandi wemere kwigishwa. Ariko muri byose Imana ibifite icyo ishaka kukwigisha. Imana ibifite isomo ishaka kukuramo kugira ngo uzabashe kuyubaha, uyubahishe. Kuko ijambo rivuga ngo kwiga neza bitanga ubumenyi. Ariko si uyu munsi wowe uri kwiga gute? Arangaha rero uyu mwanditsi w'igitabo cy'imigani yavuze ngo mwana wanjye komeza ubwenge nyakuri. Komeza ubwenge nyakuri. Natwe birakwiye kugira ngo dukomeze ubwenge nyakuri. Aravuga ngo kandi ukomeze no kwitonda. Yewe nabyo ukomeze ubwenge nyakuri, ukomeze kwitonda, ibyo byose ntibive imbere y'amaso yawe. Bene data bakundwa, uko bisanzwe muri kumwe na mwene Sobongwa Alphonse. Ikiganiro ni amasengesho ahindura ibintu cyangwa se gusenga bihindura ibintu. Rero wowe dutangiranye ndakwiyegereje nguhaye ikaze muri uyu mwanya. Reka tubanze dusenge. Mana, turagushimiye kuri umurinzi wo kwizerwa, wagize neza urinda ubugingo bwacu, n'ubuntu bukomeye watugiriye n'iryo shimwe dufite none, nuko watwongereye kubaho tutirengagije ko ari abandi bamaze kugera ahacecekerwa. Ariko uyu nguyu nanjye ubwanjye waturinze, none duhaye umwanya mwiza wo kugira ngo twumve ijambo ryawe, twumve uvugana n'imitima yacu. Ngwino ubane natwe utunezeze kuko ufite ibyatugirira umumaro. Muri uyu mwanya mpagaritse Satani uburyo bwose, wa wundi ujya utesha abantu kumva ijambo ryawe, wa wundi ujya utuma imitima ijarajara ibitekerezo akabisahura. Iyo myuka yose ndayivumye. Mpamagaye gukora kw'Imana, mpamagaye ubwenge bw'Imana, mpamagaye ubwiza bw'Imana, mpamagaye amavuta y'Imana, mpamagaye kwera kw'Imana kugira ngo ukubane natwe muri uyu mwanya. Kandi uyu nguyu uteze amatwi ijambo ryawe rimubere igisubizo mu byifuzo afite, mu izina rya Yesu. Rimara agahinda abafite intimba, rimara umubabaro abafite umubabaro, mu izina rya Yesu. Risubize intege mu bugingo abari bagabanukiwe, abari bacitse intege ribasubizemo ibyiringiro. Kandi ijambo ryawe rifite ubutware rikagira ubushobozi, rireme byinshi hagati muri twebwe, rishyireho ibitari biriho bibeho, rikomeze ibyanyeganyeze, ryubake ibyo Satani yashenye, mu izina rya Yesu. Rigeraho umwana w'umuntu atagera, kandi rikore ibyo uritumye. Ndagushimiye, nanjye ugiye umuyoboro mwiza wo kugabura ibyawe. Ndabizi ko indogobe itubaho uba wigenderaho. Ngwino wivugire, uvugiye muri njyewe. Ngwino wigukorera imirimo ukoresheje njye. Urakoze mwami. Ndagushimiye rero ko ari wowe ushoboje byose ugambiriye, mu izina rya Yesu, amen. Kuko bisanzwe rero muri kumwe na mwene Sobongwa Alphonse. Tugiye rero kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye nshaka ko dusengeramo aya masaha ni ijambo rivuga ngo kwiga neza bitanga ubumenyi. Ndagira ngo nkubwire ko Imana ijya yigisha abantu, Imana igitegura abantu, Imana igitegurira abantu amasomo baziga, ariko kandi ikabategurira no kuzaba bigisha. Ntushobora, Imana ntiyakora ikosa ryo gufata umuntu utarize, umuntu itigishije ngo narangiza umwigisha w'abandi. Ubara ijoro n'uwaribonye, n'uwariraye, niko umunyarwanda yaravuze ngo ubara ijoro n'uwariraye. Ndagira ngo mbabwire ngo natwe ubwacu mu buzima bwacu bwa buri munsi cyangwa se mu buzima bwacu bwa minsi yose, Imana igitwigisha ariko idutegurira kuzigisha abandi. Rero turaza kureba bimwe mu masomo cyangwa se zimwe mu nyigisho Imana ijya yigisha abantu, cyangwa se amwe mu masomo igihe kijya kitwigisha, ariko Imana idutegura nk'abigisha bazabasha kwigisha abandi. Reka rero dutangire dusoma iri jambo ryo mu Befeso, urwandiko rwa Efeso cyangwa se urwandiko Pawulo yandikiye itorero rya Efeso. Turasoma mu bice bitanu muri uru rwandiko, ibice bitanu, duhere ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo, Abefeso 5 umurongo waho wa mbere haravuga ngo, nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira, kuba ituro n'igitambo cy'Imana
n'umubabwe uhumura neza. Imana ishimwe. Reka twongere turisubiremo. Haranditswe ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ibintu byose bikora hari impamvu Imana ibikoze. Ndagira ngo mbabwire ko ibintu byose Imana ibikora kubw'impamvu. Ntabwo Imana ijya ikora ikintu idafite impamvu yacyo. Iyo dusomye neza muri uru rwandiko hari amasomo turi bubashe gukuramo. Hari impamvu Pawulo yanditse uru rwandiko, kuko Bibiliya yatubwiye neza, nusoma neza uzasanga ko uru rwandiko ni zimwe mu nzandiko Pawulo yanditse ari muri gereza. Ni zimwe mu nzandiko Pawulo yanditse ari muri gereza, kandi yazanditse hari impamvu azanditse bitewe n'igihe zari zandikiwe. Iyo usomye neza hano mu gice cya mbere cy'uru rwandiko rwa Efeso, Pawulo ashima Imana kubera imigisha yo mu mwuka twahawe muri Kristo. Asobanura ko abakristo batowe n'Imana kandi bacunguwe binyuze mu rupfu rwa Kristo. Iyo usomye hano mu gice cyaho cya kabiri, yigisha agakiza ko ari impano y'Imana, katabonetse kubw'imirimo myiza yacu, ahubwo katanzwe kubw'ubuntu Kristo yatugiriye. Iyo usoma neza hari umurongo ukunze gukoreshwa cyane, umurongo uzwi cyane ugira uti mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, agaragaza ko Kristo yahuje abayahudi n'abanyamahanga bose baba umuryango umwe. Iyi ni imwe mu nyigisho urwandiko rwa Efeso rugaragaza ahangaha. Ikindi cya gatatu Pawulo avuga kuri uru rwandiko, Pawulo avuga imirimo yashinzwe cyangwa se imirimo yamushinzwe yo kubwiriza ubutumwa bwiza ku bw'abanyamahanga. Ni ukuvuga ngo murabizi neza ko agakiza kari ak'Abisiraheli cyangwa se kari ak'Abayahudi, ariko kubw'ubuntu Yesu Kristo yagiriye ubuntu byatumye Abisiraheli basa naho agakiza batagahaye agaciro. Bityo Pawulo abwiriza ubutumwa bwiza, we abasha kubwiriza abanyamahanga, bituma n'ubutumwa bwiza natwe nk'abanyamahanga, abatari ubwoko twabaye ubwoko kubw'agakiza, abataremerwaga kubw'ijambo ry'Imana twizeye, byatumye twemerwa nk'abana b'Imana. Haleluya. Turashima Kristo ko kubw'ubutumwa bwiza natwe twemewe nk'abana b'Imana tutarabo kwemerwa. Rero ndashima Kristo ko agakiza twagahawe kubw'ubuntu. Ikindi kigaragara muri uru rwandiko, iyo usomye hano icya kane kigaragara muri uru rwandiko, ashishikariza abakristo kugira ubumwe, kwicisha bugufi no gukoresha impano bahawe mu kubaka itorero. Mu yandi magambo, ahangaha twigisha ubumwe bukomeye. Itorero rifite ubumwe, itorero ni umuhuza, itorero ribereye mu isi kugira ngo ryigishe isi ubumwe. Kuko iyo abana b'Imana iyo bakishijwe, usanga umuzungu n'umwirabura, umunyamahanga n'umunyarwanda, usanga abagufi abarebare, usanga abize abatize, agakiza gahuza abantu bose. Usanga muri Kristo Yesu ahangaha muri uru rwandiko hatwigisha ubumwe bukomeye, ku buryo itorero rifite ubumwe bukomeye. Itorero rifite kwamamaza ubumwe, rifite kwamamaza urukundo. Ni ikintu gikomeye cyane kigaragara muri uru rwandiko. Ikindi cya gatanu, inyigisho ya gatanu dukura muri uru rwandiko, Pawulo yigisha kubaho mu rukundo no kwirinda ibikorwa by'umwijima. Atanga inyigisho ku mibereho y'abashakanye, agaragaza urukundo rwa Kristo, akunda itorero nk'urugero. Muri make, ikintu cya gatanu dukura muri uru rwandiko ni ugukorera mu rukundo, mu kwirinda ibikorwa by'umwijima. Atanga inyigisho ku mibereho y'abashakanye, agaragaza urukundo rwa Kristo, akunda itorero nk'urugero. Ni ukuvuga ko ahangaha Pawulo muri iki gice cya gatanu uzasanga yarakunze nyine kwigisha ku kintu cyitwa urukundo, agaragaza ku kintu cyitwa kwirinda, ko tugomba kwirinda ibikorwa by'umwijima cyane. Atanga urugero mu mibereho y'abashakanye, uko abantu bagomba kubaho. Ikindi kintu dusanga hano nk'ingingo ya gatandatu, inyigisho dukuramo muri uru rwandiko, atanga amabwiriza ku bana n'ababyeyi,
abakozi n'abakoresha, atangira asobanura intwaro zose z'Imana, ashishikariza abakristu guhagarara bashikamye mu ntambara yo mu mwuka. Ni ukuvuga ngo ahangaha uzasanga ahangaha nko mu gice cya 6 agaragaza uburyo abakozi n'abakoresha uburyo bakwiye kubaho. Ni ukuvuga ngo umukozi ukijijwe abaho gute? Ese umukoresha ukijijwe wa agomba kuba gute? Muri make hose agenda atanga urugero mbese uburyo abantu bakwiye kwifata, uburyo niba ukorera shobuja ukwiye kumukorera. Erega buriya ibyo mwisi bishushanya iby'ubwami bw'Imana. Iyo ukorera shobuja ntabwo ari ubukorera, ahubwo iyo ubikoze neza ubukorera Kristo. Imana nishimwe. Kandi iyo ukoresha umukozi ukwiye kumufata nk'indogobe ititaweho. Ukwiye kumufata umukozi ukamufata nk'umwana wawe, ukamufata nk'umuntu ufite agaciro, kuko muri byose Kristo agomba kwamamara. Yaba ku mukozi n'umukoresha, yaba ku mukoresha n'umukozi, yaba ku bakomeye n'aboroheje, yaba kubize n'abatize, aho hose Kristo agomba guhabwa icyubahiro. Rero iki nico bitwigisha. Rero yandika ahangaha muri urwandiko hano mu gice cya 5 yaravuze ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Haleluya. Nguko Kristo yadukunze akatwitangira. Aravuga ngo ubwe yabaye umutambyi kandi arahindukira aba n'igitambo. Imana nishimwe. Kristo yadukunze urukundo rutagereranywa. Ndagira ngo mbabwire ijambo dufite Imana impaye kugira ngo aya masaha turiganireho kuri wundeza amatwi, ni ijambo rivuga ngo kwiga neza bitanga ubumenyi. Ndagira ngo mbabwire ngo umuntu wese Imana igimuha kwiga, ariko ikamuha mu yandi magambo ikamuha byinshi mu gihe ari kwiga, iri kumwigisha kugira ngo nawe azabashe kuba umwigisha uzigisha abandi. Uyu munsi ntabwo nzi isomo uri kwiga, uyu munsi ntabwo nzi ibyo uri kwiga, ntabwo nzi neza, sinsobanukiwe neza isomo urimo gucamo muri ubu buzima, ariko se uri kwiga kugira ngo bizagende bite? Ibyo urimo ni isomo uri kwiga cyangwa uri mwigisha ku bandi? Ariko se niba uri kwiga kugira ngo bizagende bite? Umuntu wese ashaka ubumenyi kugira ngo buzamufashe cyangwa se buzamugirire umumaro. Uyu munsi wa none ntabwo nzi wowe amasomo uri kwiga ayariyo, sinzi ni somo uri kwiga iryo ariryo, ariko se uri kwiga kugira ngo bizagende bite? Bene data bakundwa, kuko bisanzwe turi muri wa mwanya uvuga amasengesho ahindura ibintu. Ariko se niba tugomba gusenga turi bande? Uwo muntu ugomba gusenga amasengesho agahindura ibintu agomba kuba ameze ate? Imana imurebera mu yihe shusho? Bene data bakundwa, twize ijambo rivuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Haleluya. Arangije atangira kuvuga ngo mukorere mu rukundo, kandi atangira kuvuga ngo nkuko mukundane mugire urukundo nkuko Kristo yadukunze akatwitangira. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yakunze umwana w'umuntu. Ndashima Kristo ko yadukunze, ndashima Kristo ko yagukunze mbere yuko twe tugukunda, yakumenye mbere yuko tukumenya, akwitaho kurenza mbere yuko twe twakwitaho, agusobanukiwe kurenza uko njye nakumenya. Ndashima Kristo wadukunze akanatwitangira. Reka mbabwire bene data bakundwa, iri jambo ukwiye kuribamo, iri jambo ukwiye kuryitondera. Ukwiye kumenya ko Kristo yagukunze kubw'impamvu, uriho kubw'impamvu. Kubaho kwawe ntabwo ari impanuka. Umuntu wese kubaho kwe afite n'impamvu ariho. Kuba uyu munsi Imana yaraguhaye agakiza, hari impamvu yakaguhaye. Ariko se kuri wowe uri kumva utari wakirwa, ese uru rukundo Kristo yadukunze uyu munsi wa none uri kuruha agaciro? Niki cyatumye Kristo agukunda yarangiza akanakwitangira? Nuko rero Pawulo yigisha Abefeso, yandika uru rwandiko, yaravuze ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Haleluya. Nkuko Kristo yadukunze akatwitangira, akemera kuba ubwe akaba igitambo, agahindukira akaba n'umutambyi. Ndashima Kristo witangiye itorero. Erega reka mbabwire, uyu munsi ushobora kubangamirwa n'umwana w'umuntu uremye muri matseri y'abantu. Ashobora kukubangamira, yakunaniza, yakugora, yakugerageza, yakugambanira, yaguhemukira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari uwagukunze
mbere y'uko abantu tugukunda. Hari uwakwitangiye mbere y'uko abantu bakwitanga mu byawe. Hari uwagukunze mbere y'uko abantu twagukunda. Hari uwaguhaye agaciro yemera no kwitanga. Wowe ubwawe uri ikiguzi cy'amaraso ya Kristo yamenewe i Goligota. Uri ikiguzi cy'uwitangiye i Goligota. Uri ikiguzi cy'uwemeye kwitanga ubwe akaba n'umutambyi ku bwawe no ku bwanjye. Imana nishimwe. Aravuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Ese wowe wigira kuri nde? Uyu munsi wa none uri kwigira kuri nde? Ninde uri kwigiraho wowe? Ndagira ngo ngubaze, wowe uri kwigira kuri nde? Umwarimu wawe ninde? Uri kwigira kuri nde? Ninde uri kukwigisha? Umuntu wese agira uwo yigiraho. Wowe uri kwigira kuri nde? Kandi icyo nabonye cyo mu buzima, nutagira umuntu wigiraho, umuntu aba agomba kuba umwigisha, umuntu aba agomba kuba afite amasomo yiga, ariko aba agomba kuba afite n'umwigisha cyangwa se uwo yigiraho. Wowe uri kwigira kuri nde? Ndagira ngo nkubwire ngo ushobora kwigira ku mwana w'umuntu. Hari abo Imana yashyize hafi y'ubuzima bwawe. Hari abo Imana yashyize mu kazi kawe. Hari abo Imana yagize abaturanyi bawe. Hari abo Imana yashyize mu nshuti zawe kugira ngo ubashe kubigiraho cyangwa se nawe bakwigireho. Ariko se wowe uri umwigisha cyangwa uri umunyeshuri? Niba uri umunyeshuri uri kwiga iki? Uri kwigishwa iki? Niba uri umwarimu uri kwigisha icyo abandi? Isomo bagukuraho ni irihe? Mu buzima bwawe bwa buri munsi uri kwiga. Niba uri kwiga uri kuhakura iki muri aya masomo Imana iri kuguha cyangwa muri aya masomo Imana iri kukwigisha? Kwiga neza bitanga ubumenyi. Ndagira ngo mbabwire ngo icyambere hari umwigisha, hari isomo, hari n'umunyeshuri. Wowe ubwawe uri kwiga. Ese uri umwigisha? Niba uri umwigisha bikore neza. Isomo ryawe uritange neza. Ushyiremo ubwitange mu masomo uri guha abandi. Niba se uri umunyeshuri, iga neza, kuko kwiga kwawe neza, ndagira ngo mbabwire ngo Imana ntiyakora ikosa ryo kugira umwigisha itarakwigishije. Kuko umuntu agomba gutanga ibyo afite. Uyu munsi uri gutanga iki? Kandi ndagira ngo mbabwire ko tutatanga amagambo, ntidutanga inyandiko, ahubwo dutanga ubuzima. Uyu munsi wa none niba warize neza, ugomba kuba urimo umwigisha mwiza, ushobora kuba warize neza, ufite ubumenyi buhagije, ufite bagaje mu byo wize, ku buryo ushobora nawe kwigisha abandi bakiga. Ni ukuvuga ngo iyo wize nabi uhava ntacyo wize. Ahantu hose, urwego rwose Imana izakugezamo, ahantu hose Imana izakugeza, aho izakwicaza, aho uzakorera, aho uzatura, ugomba kuba mu buzima bwawe bwa buri munsi hari icyo Imana ishaka kukwigisha. Kandi yamara kukwigisha nawe ukahakura isomo, kandi isomo uhakuye nawe noneho akaba ari ryo rizakugerageza ukahakura. Ugomba kuba uri umwarimu cyangwa se uri umwigisha. Ugomba kuba hari ikigwa, ikindi hagomba kuba hari n'amasomo. Ni ukuvuga rero ngo iyo hari umwarimu, hakaba umunyeshuri, hakaba ikigwa, ni ukuvuga ngo ibi bintu byose bigomba kuba bihari. Ugomba kuba hari umwarimu cyangwa se wowe uri umwarimu, ugomba kuba hari umunyeshuri wigishwa, hagomba kuba hari n'isomo ryo kwigisha cyangwa se ryo kwiga. Uyu munsi wa none wowe uri kwiga iki? Dufite ijambo rivuga ngo kwiga neza bitanga ubumenyi. Ariko se wowe niba uyu munsi uri mu bukene, Imana yagushyize muri uru ruhande, Imana yagushyize muri uru rwego, Imana yagushyize muri iki gihe, Imana yakubesheje ahangaha kugira ngo bigende bite? Niba se uri umushomeri w'igihe kirekire, uhakuye irihe somo? Niba warabaye umushomeri w'igihe kirekire, uyu munsi Imana ikaba yaraguhaye akazi, wakabaye uri umwigisha, wakabaye warize neza, nawe bikagufasha kwigisha abandi no kwitwara neza muri sosiyete. Uyu munsi niba warabakennye, uyu munsi Imana ikaba yarahinduye imibereho yawe. Ejo hashize hawe wari umukene, wari umutindi, utari ufite imibereho. Uyu munsi Imana ikaba ifite aho yagukuye n'aho ikugejeje. Mbese isomo wakuye aho ngaho muri icyo cyiciro wavuyemo, uyu munsi wa none aha ngaho Imana ikugejeje muri iki cyiciro, muri uru rwego Imana ikugejejeho, isomo wakuye hariya mu minsi yashize, uyu munsi wa none uri kuryigisha, uri umwarimu uri kwigisha iki? Ese iri somo uri kuritanga ute?
iri somo warikuyemo iki? Ryagusigiye iki? Ejo hawe hashize hagusigiye iki? Wahakuye iki? Ko wahanyuze hakugoye ukahanyura bitakoroheye, uyu munsi wa none Imana ikaba yarenduye amateka y'ubuzima bwawe, wize iki? Wahakuye iki? Kwiga neza bitanga ubumenyi, n'iryo somo dufite muri cya kiganiro cyacu cyitwa amasengesho ahindura ibintu. Uyu munsi ndagira ngo dusenge tubwira Imana ngo Mana, niba ndi mu gihe cyo kwiga, mba kwiga neza. Niba ari njyewe mwigisha, mba kubikora neza. Abo nigisha mbitangira, abo nigisha mbaye amasomo akwiriye. Niba ndi ikigwa, mba kwigwa neza, mba kuba isomo ryiza. Niba ari igihe cyo guca amasomo, iga neza. Mu yandi magambo, ugomba kumenya neza. Kwiga neza bitanga ubumenyi, ariko si ubu bumenyi buzakoreshwa ryari? Ko Imana itwigisha buri munsi. Yaguhaye inshuti z'abakomeye, guha inshuti z'aboroheje. Yaguhaye inshuti z'abizi, guha inshuti z'abatizi. Yaguhaye inshuti z'abakire, guha n'inshuti z'abaciriritse. Ariko si aho hose wahakuye isomo ki? Mu mibanire yawe n'abandi wahakuye isomo ki? Kwiga kwawe wahakuye iki? Icya mbere nyine hagomba kuba hari ikigo. Ese wowe ubwawe uri isomo cyangwa uri umwigisha w'isomo? Hagomba kuba hari n'umwigisha. Ndagira ngo mbabwire ngo aba barimu duhurira nabo impande zose. Hari abantu Imana yazanye mu buzima bwawe nk'abaje kukwigisha, kandi Imana iguhuriza aho uri, aho ugeze, urwego rwose urimo. Niho Imana igushyirira ibyigwa, niho Imana igutegurira ibyigwa, yarangiza igashyiraho n'abigisha bakwigisha ayo masomo. Uyu munsi muri aka kazi urimo aho ukorera, Imana yahashyize ibyigwa. Hari amasomo Imana yateguye, ariko kandi itegura n'abazayakwigisha. Wowe uri kwiga gute? Emera wige, icara wige kandi usobanukirwe. Niba yaraguhaye gucuruza, aho ngaho niho ibyigwa biri, n'abazakwigisha niho bari. Niba yarakugize umushoferi, aguhaye perime, emera aho ngaho muri urwo rugendo rwawe rw'ubushoferi, urugendo rwawe rwo gutwara ibinyabiziga, muri kiriya kinyabiziga utwara, aho niho amasomo yawe Imana yateguriye, niho uzayasanga. N'abigisha bazakwigisha ni bagenzi bawe mukora muri mu rwego rumwe. Aho niho Imana yateguye abagomba kukwigisha, ngo igukuremo umukozi ukomeye w'ejo hazaza, ngo igukuremo umuyobozi mwiza, igukuremo umuririmbyi mwiza, igukuremo umwarimu mwiza uzigisha abandi, ikugira isomo ryiza ryo kwiga no kwigisha abantu. Uyu munsi wa none wowe uri kwiga iki? Ugomba kubitekereza neza kandi ukiga neza. Icyaka niyo umuntu yize neza ajya ahabwa examen cyangwa se isuzuma bumenyi. Ntabwo Imana yaguhaye kwiga utazakora examen cyangwa se utazahabwa isuzuma bumenyi. Ugomba kwiga ariko umenya ngo hari n'ikizamini. Uyu munsi wowe ikizamini uri gukora ni ikihe mu buzima bwawe? Mu bucuruzi bwawe uri gukora ikihe kizamini? Ni irihe somo wize? Ni irihe suzuma bumenyi uhuye naryo? Muri karitsiye aho utuye, ninde wakwigishije? Wize irihe somo? Mu yandi magambo, examen ugiye gukora cyangwa urimo gukora ni iki? Ni irihe suzuma bumenyi uri guhura naryo muri iyi minsi? Mu yandi magambo, iyo umuntu yize neza, egare agomba no gukora neza. Iyo umuntu afite icyo yakuye mu isomo, abasha no kumenya kuryigisha abandi. Iyo umuntu afite icyo yakuye mu isomo, agomba no kugira ibyo ahakura, akagira n'ibyo aha abantu. Uyu munsi wa none ntabwo ukwiye kubaho nk'umwigisha utarize. Niba utarize, nta n'impamvu yo kwigisha. Niba ntacyo wakuye mu ishuri, nta n'icyo waduha. Ariko mu buzima bwacu bwa buri munsi tugomba kwemera kwiga, cyangwa se tugomba no kwemera kuba abigisha b'abandi. Nutaba isomo uzaba umwigisha, nutaba umwigisha uzaba umunyeshuri. Ariko ugomba kugira byanze bikunze aho uhurira n'ibi bintu bitatu. Uyu munsi wa none niba utari isomo uri umwarimu, niba utari umwarimu uri isomo. Mu buzima bwacu bwa buri munsi aho hose Imana irahatunyuza, ariko yatunyuza kubw'impamvu. Kandi ntugire ngo ibyo byose uzabihabwa gusa, ahubwo bizasozwa no guhabwa examen cyangwa se isuzuma bumenyi, kugira ngo wagushyize mu ishuri arebe niba warize neza,
kugira ngo uwaguhaye amasomo arebe niba warayakurikiye. Hagomba kuzabaho rero na egizami. Kandi iyo umuntu yize neza, egare gutsinda. Ese we ntabwo uri gutsindirwa wowe wagatsindiye? Ese uri kugaragaza ubumenyi nk'umuntu wigishijwe? Uri kugaragaza ubushobozi nk'umuntu ufite bagaje y'ibyo wize? Ugomba kuba ufite ubumenyi. Iyo wize nawe ugomba kuba umwigisha w'abandi. Rero mu buzima bwacu bwa buri munsi tuhakura amasomo. Ubundi hari igihe tujya twigisha abantu uruhare rw'umwuka gusa n'uruhande rw'umwuka gusa, tukabereka ibyiza, tukabereka amahoro, tukabereka umudendezo. Rimwe na rimwe ugasanga abantu baratwizeza n'ibyo tutazabona. Reka twige gukomera kugira ngo tumenye no gukomerera iminsi mibi. Reka twige gukomera kugira ngo twige no kwihanganira abanyantege nke. Reka twige kubaho kugira ngo tumenye uburyo umuntu aba muri sosiyete akabana n'ababi n'abeza, abamunaniza n'abamusuzugura, abamwumva n'abatamwumva, abamwubaha n'abatamuha agaciro. Aho hose Imana ikwigisha bijyanye n'aho uzanyura, bijyanye n'aho uzakorera, bijyanye n'abo muzicarana, bijyanye n'abo muzakorana, bijyanye n'abo muzaturana, bijyanye n'abo uzahura nabo, izaguhuza nabo. Aho hose n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ariko bene data bakundwa, nimureke twemere kwiga. Icara wige. Numara kwiga ugire ibyo uhakura. Ishuri wicayemo ugira ibintu uhakura, uharanire kugira ibyo uhakura. Kandi ibyo uhakuye ntibibe inyungu yawe bwite gusa, ahubwo zizaba inyungu z'abandi mu buzima bwa benshi. Bene data, Imana iri gushaka ko twiga, ariko ninde uri kwigiraho? Hano rero Pawulo yandikira itorero rya Efeso yaravuze ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Imana nishimwe. Umwana yakundwa arigishwa. Nta mubyeyi wakunda umwana ngo abure kumwigisha. Amwigisha uburyo imibanire y'abantu n'abandi, amwigisha imibereho y'ubuzima bwa buri munsi, amwigisha uko akwiye kubaho mu bibazo, akishakamo ibisubizo. Agomba kumwigisha uko akwiye kubaho mu gihe cy'ubukene, ntabashe kwiba, ntabashe kuba umwesikoro. Iyo umuntu yigiye kuri Yesu abasha kumenya ibihe byose, akabinyuramo, kandi akabinyuramo ari umukristo, akabinyuramo ari umwana w'Imana, akabinyuramo yubahishije Kristo, akabinyuramo Imana yacu itagiyeho umugayo ku bwawe no ku bwanjye. Mureke twemere kwigishwa na Kristo, mureke twemere kwigira kuri Kristo, mureke twemere kwigira ku Mana yacu. Imana nishimwe. Imana ishaka ko tugomba kwiga, tugomba kuba abantu biga kandi bafite ubumenyi. Mu bumenyi bwacu bwa buri munsi tugomba kugira ibyo twiga, ariko natwe tukigisha abandi. Igihe cyose utazemera kwiga, ntabwo ukwiye no kuba umwarimu w'abandi, ntabwo ukwiye guharanira kwigisha kandi nawe utarize. Reka turebe hano urwandiko rwa mbere rwa Petero, turasoma mu bice 2 n'umurongo waho wa 6. Haranditswe ngo, kuko mu byanditswe harimo amagambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko, hano kubanga kwizera ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Imana ishimwe. Ni ibuye risitaza, ni urutare rugusha, basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, kandi ari bo ryagenewe. Ahangaha ni ukuvuga ngo ahangaha Imana ashaka kutwereka iki? Iyo usomye muri uru rwandiko rwa Petero, we yaravuze ngo kuko ngo mu byanditswe byera, yashaka kugaragaza ko ibyanditswe byera mu yandi magambo ari amagambo akomeye. Ngo nibuye rigereranywa n'ibuye rizima, ngo nibuye rishyizwe muri Siyoni. Mu yandi magambo byaravuga ngo abubatsi bo mu isi bararihinyuye, ngo ariko ryahindutse irikomeza imfuruka. Ndashaka kubabwira ko tugomba kwemera kwigishwa n'Imana. Rimwe na rimwe abantu bajya badaha agaciro ijambo ry'Imana, ariko tukwiye kwigira kuri Kristo kubw'ijambo rye. Kandi ngo iribuye Bibiliya iravuga ngo niryo buye rizima, ngo ryanzwe n'abantu, ngo ariko ku Mana ryahindutse iry'igiciro cyinshi.
ngo ryahindutse irikomeza imfuruka. Mu yandi magambo ngo abubatsi bo mu isi n'ibuye rikomeye ngo rikomeze imfuruka, ngo ariko abubatsi bo mu isi bararihinyuye, ngo ariko ku Mana ryahindutse irikomeza imfuruka. Imana nishimwe. Tugomba kubaho twigira kuri Kristo. Kristo niwe cyitegererezo. Kristo niwe tugomba kwizera. Ibyiringiro byacu bigomba kuba kuri we. Bene data bakundwa, reka n'ubundi dukomeze dusome iri jambo mu Migani. Turasoma mu Migani ibice byaho 3. Some mu ijambo ry'Imana, igitabo cy'Imigani, kandi tubikore nyine tujye tugendana mu ijambo ry'Imana, kuko tiberaho kutwigisha, ariko kandi tugomba no kugira ikintu turikuramo. Imigani turasoma mu bice 3 umurongo wa 21. Iravuga ngo mwana wanjye komeza ubwenge nyakuri no kwitonda, ndibiva imbere y'amaso yawe, nuko bizaramisha ubugingo bwawe kandi bizabera ijosi ryawe umurimbo. Imana ishimwe. Ahangaha twize ijambo rivuga ngo mwana wanjye komeza ubwenge nyakuri no kwitonda ntibive imbere y'amaso yawe. Imana ishimwe. Ahangaha n'umwanditsi w'igitabo cy'Imigani we yaravuze ngo mwana wanjye, arakomeza aradukangurira kwiga. Aravuga ngo mwana wanjye komeza ubwenge nyakuri no kwitonda ntibive imbere y'amaso yawe. Uyu n'umwanditsi w'igitabo cy'Imigani niwe wavuze ngo mwana wanjye. Yari umugabo w'umuhanga w'umunyabwenge. Ni Salomo uvuga aya magambo, ni aya magambo y'umugabo w'umuhanga witwa Salomo. Aravuga ngo mwana wanjye komeza ubwenge. Aravuga ati komeza ubwenge, kandi ukomeza ubwenge nyakuri, kuko hari ubwenge, hari ubwenge bw'abantu, hari n'ubucakura. Ariko ahangaha ijambo rivugwa ni ijambo ry'ubwenge. Rivuga ngo mwana wanjye komeza ubwenge nyakuri no kwitonda ntibive imbere y'amaso yawe. Icyambere tugomba gukomeza ubwenge. Tuko ijambo rivuga ngo kwiga neza bitanga ubumenyi. Ariko si uyu munsi wowe uri kwiga gute? Arangaha rero uyu mwanditsi w'igitabo cy'Imigani yavuze ngo mwana wanjye komeza ubwenge nyakuri. Komeza ubwenge nyakuri. Natwe birakwiye kugira ngo dukomeze ubwenge nyakuri. Aravuga ngo kandi ukomeze no kwitonda. Yewe nabyo ukomeze ubwenge nyakuri, ukomeze kwitonda, ibyo byose ntibive imbere y'amaso yawe. Ni ukuvuga ngo ubwenge n'ubwitonzi bigomba kuba ari ibintu bigendana natwe, bigomba kuba ari ibintu bituranga, bigomba kuba bigaragaza Kristo muri twebwe. Ugomba kwigana Imana. Ese ubundi wowe wigana nde? Iyo witwara nabi wigira kuri nde? Kuko ibyo ukora bigaragaza ko wigira kuri Kristo. Amagambo uvuga uragaragaza ko wigishijwe na Kristo. Ese kuko uritonda mu bandi bantu, ugaragaza ubwitonzi nk'umuntu ufite Kristo mu bugingo bwawe. Ugaragaza ubwitonzi mu kazi aho ukorera, muri iriya ofisi wicaramo n'abari mwicaranye. Ugaragaza ko uri umuntu wigishijwe na Kristo. Ugaragaza ko wigiye kuri we. Ugaragaza ubwitonzi nk'umuntu Kristo atuyemo, akoreramo, akoresha. Bene data bakunu, ariko uyu mwanditsi yaravuze ngo ubwenge n'ubwitonzi ntibikwiye kuva imbere y'amaso yawe, bikwiye kuba hafi yawe, ku buryo ku manywa na nijoro ugomba kuba ubwitonzi buri muri wowe, ugomba kuba kwirinda biri muri wowe, ugomba kuba ugaragaza ubwenge mu byo ukora n'ibyo uvuga. Umuntu w'Imana agomba kuba agaragaza ubwenge. Umuntu w'Imana agomba kuba arangwa n'ubushishozi. Umuntu w'Imana agomba kuba arangwa n'ubwitonzi mu byo uvuga, mu byo ukora, mu myicarire, mu nama, mu bitekerezo utanga, mu byo ukora, mu kazi uje na bagenzi bawe, mu bucuruzi bwawe, muri ofisi aho wicara, mu kazi aho ukorera. Niba uri umushoferi, garagaza ubwitonzi aho ngaho muri aka kazi. Niba uri umwarimu, garagaza ubwitonzi. Niba uri umucuruzi, garagaza ubwitonzi mu bucuruzi. Garagaza ubwenge mu byo ukora. Mbese ugomba kuba uri umuntu ugaragaza ubwenge mu byo ukora. Ugomba kuba uri umuntu urangwa n'ubwitonzi mu byo ukora. Ugomba kuba uri umuntu urangwa n'ubwenge n'ubwitonzi mu myifatire yawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Imana igahabwa icyubahiro ku bwawe, Imana igahabwa icyubahiro ku bwanjye.
bene data bakundwa, Imana irashaka ngo tugaragaze ubwenge, kandi tugaragaze ubwenge nyakuri. Mu yandi magambo, ntibibe kure y'amaso yacu. Reba niba amagambo uvuga ari ay'ubwenge. Ese mu byo uvuga ugaragaza humvikana ubwenge? Ese amagambo uvuga arimo ubushishozi? Ese ibitekerezo utanga mu bandi birimo ubwenge? Ese birimo ubwitonzi? Uvuga ibintu witondeye? Ukora ibintu witondeye? Ese aho ntuhubuka mu byo ukora n'ibyo uvuga? Ntuhubuka mu kazi, mu bikorwa byawe? Imyitwarire yawe hagati yawe n'abandi, hagati yawe n'urungano rwawe, mu bagabo bagenzi bawe, mu bagore bagenzi bawe, mu bakobwa n'abasore bagenzi bawe, ugaragaza ubwenge n'ubwitonzi mu byo uvuga n'ibyo ukora? Umuntu w'Imana agomba kurangwa n'ubwitonzi, agomba kurangwa n'ubwenge. Mu yandi magambo, ibyo ukora n'ibyo uvuga bikagaragaza Kristo. Reka mbabwire kuri uyu muntu rero wize neza. Uyu muntu wize neza, iyo wize neza, uba ugomba kuba, mu yandi magambo, uba ugomba kugaragaza ubwenge. Kameme iyo umuntu yize aba yarize. Uba ugomba kuba ufite ubumenyi, uba ugomba kuba ufite icyo urusha abatarize. Niba se warigishijwe n'Imana cyangwa se ukigishwa n'abantu, kandi ndagira ngo mbabwire ngo ubuzima bwose nta rwego na rumwe uzagera mutazakenera umuntu. Uyu munsi uri kwigishwa n'abantu. Hari ab'igihe cyagupangiye, hari n'ab'Imana yagupangiye. Uzi ko igihe kiguhuza n'umwarimu? Wa mubyeyi we, emera wige neza. Igihe gishobora kuguhuza n'umugabo wawe, akaba ari ukubera mwarimu, akakubera profeseri mwiza cyane cyangwa se mubi. Nawe ubwawe ushobora kumubera mwarimu mwiza cyangwa ukamubera mwarimu mubi. Emera wige kandi wemere kwigishwa. Ariko muri byose Imana iba ifite icyo ishaka kukwigisha. Imana iba ifite isomo ishaka kukuramo, kugira ngo uzabashe kuyubaha, uyubahishe, uzabashe kugaragaza Kristo mu byo ukora n'ibyo uvuga. Uyu munsi wa none wowe uri kwakura irihe somo? Hari umuntu umwe wigeze kumva ibintu byose byambayeho mu buzima, baravuga arangije ngiye kumva numva aravuze ngo ariko ngiye ntabwo mbyumva. Ngo se ubwo Imana yaguha ubutunzi bwacyo ikabukwambura, ubwo se yabishaka kuguha irihe somo? Uzabanze, sinakwifuriza kujyayo, ariko uzabaze Yobu. Imana yamuhaye abana, wicaye abana bose arababura, bapfira umunsi umwe. Imana yamuhaye ubutunzi, muha abagaragu n'abaja, amagare n'amafarashi, indogobe n'ibimasa bihinga, amazu n'inshuti, byose byamuvuyeho, birarangira, asigara wenyine. N'umugore, Bibiliya ivuga ngo n'umugore bafumbatana cyangwa se baryamana babyaranye, aramubwira ati we tuka Imana wipfire, kuko nta kikumariye. Isomo ry'Imana ni iryawe bwite. Abakureba uririmo babona nta bwenge. Abakureba uri mu ishuri babona n'ibyo wiga ntacyo bizakumarira. Abakureba uri mu gihe cyo kwiga no kwigishwa n'abantu babona nta n'ubwenge ufite, kandi uba ufite. Ariko reka mbabwire, y'Imana ikwigishije neza, ukemera kwigishwa nayo, mu gihe gikwiriye uzahavana impamyabumenyi, kandi ubumenyi uzahakura buzakiza benshi. Haleluya! Imana itwigisha bijyanye n'abo tuzigisha. Imana iduha ubumenyi bijyanye n'abo tuzabuha. Imana iduha amashuri bijyanye n'abo tuzigisha mu gihe kiri imbere. Bene data bakundwa, Imana iduha ubumenyi tuzaha abantu. Imana iduha ubumenyi buzadufasha mu minsi mibi. Niba warigishijwe n'Imana, ni wowe ukwiye kwigisha abandi mu gihe nk'iki. Niba Imana hari amasomo yaguhaye, ni wowe ufite bagaje y'ibyo ukwiye guha abantu. Uzasanga umuntu ahagarara imbere y'abantu avuga ati ngiye nta buhamya ngira. Nibyo, ijoro riba ruwariraye. Niba ntabwo ugira, niwicare, tega amatwi, wemere wige, wigishwe n'Imana yigishije. Niba utarashonje, ntacyo wamarira abashonje. Niba utarambaye ubusa, biragoye kugira icyo umarira abambaye ubusa. Niba Imana itarakwigishije kugira igucure, biragoye kuzagira icyo umarira abababaye. Iyo wigishijwe n'igihe, nawe ubwawe ukivamo wigisha abandi. Iyo wababaye cyane, wita ku wababaye. Iyo washonje, Imana igushyiramo umutima, irakwigisha ikakwereka ko gusonza bibabaza.
ikakwereka uburyo kubura ibyo ugaburira abana bibabaza, ikakwereka uburyo umwana w'umuturanyi kwirukanwa ufite amafaranga bibabaza, bikagukora ku mutima, ukamenya ko nawe hari igihe umwana wawe yicaye, uri umukene, uri umushomeri, warize udafite urabona akazi. Imana ikabikwigisha, ikabikunyuzamo kugira ngo ayo masomo hawe nawe uzigisha abandi, kugira ngo ibyo uhakuye uzabifashisha abandi, kugira ngo igihe Imana igukuyemo nikikwibagiza ntuzibagirwe kugira neza, ntuzibagirwe kubahisha Imana. Imana ikwigisha bijyanye no mu musaruro y'ibyo uzayikorera. Imana iguha ubumenyi uzabasha guha abandi. Imana iguha amasomo azabasha kuba ibisubizo by'abandi. Uyu munsi wa none wowe uri kwiga cyangwa uri umwigisha, uri isomo cyangwa uri umwigisha, uri mwarimu cyangwa uri umunyeshuri. Ntabwo nzi aho Imana iri kukubona wowe turi kuvugana. Wowe Imana iri kuvugana nawe muri uyu mwanya, muri aka kazi. Imana yagukuye muri Afurika ikuzana hano mu Burayi. Imana yagukuye muri Amerika ikuzana muri Aziya, yagukuye muri Aziya ikuzana muri Amerika, yagukuye muri Afurika ikuzana hano mu Burayi, ikuzana hano mu Bufaransa, ikuzana hano mu Bubiligi, ikuzana hano muri Amerika, ikuzana hano muri Aziya, ikuzana hano mu Budage. Imana yakuzanye kubw'impamvu. Ariko se ni irihe somo Imana ishaka ko wiga muri iki gihugu? Ni irihe somo Imana ishaka ko wigisha mu bo mukora n'abagenzi bawe? Ni irihe somo Imana yakwigishije kugira ngo ubere umugisha abavandimwe bawe? Ese ko wize wemeye kumenya? Ese wemeye kwigishwa cyangwa uri watorotse ishuri? Narabibonye, mbona ko iyo umuntu yize nabi arasibira. Iyo kwiga neza igare kwimuka, kuko nihaza isuzuma bumenyi bazajya abatsinze, abujuje ibisabwa, abakoze neza, abashubije ibisubizo bikenewe, ababaye igisubizo ku bantu, abo nibo bonyine babasha kwimuka, kubera ko batanze ibisubizo bikwiriye, batanze ibisubizo bikenewe, batanze ibisubizo bya nyabyo. Uyu munsi rero niwiga nabi witegure gusibira. Abantu benshi iyo twize nabi turasibira. Usanga umuntu ashobora kwiga imyaka 3 mu mwaka umwe. Kubera iki wasibira? Ariko iyo wize neza urasibira. Uzi kubona umwana yize imyaka 2 mu mwaka umwe. Ni ikibazo cyo kwiga nabi. Iyo wemeye kwiga neza, ukigishwa neza, ugakurikira, urimuka. Kandi iyo wimutse ugenda urushaho kwakira ubumenyi bushya, uva ku rwego ukajya ku rundi. Imana ntiyakora ikosa ryo kukwimura utarize. Umwigisha mwiza ntiyakwemera ko wimuka utarize. Kwiga nabi egare gutsindwa, kwiga neza egare gutsinda. Mu yandi magambo, wemere wige neza kugira ngo ubumenyi uhakuye buguheshe mu gihe cy'isuzuma bumenyi, cyangwa se mu gihe cya examen, uzabashe gutanga resulta cyangwa se gutanga ibisubizo byiza. Imana ishimwe. Ikindi, buriya hari igihe bijya bituma umuntu, nyine iyo umuntu yize nabi arasibira. Rimwe na rimwe kubera kwiga utabyitayeho, kutabishyiramo umwete, kudasobanukirwa icyakwicaje ku ntebe y'ishuri, kudasobanukirwa icyo waje gukora muri aka kazi, kudasobanukirwa ko uri umwigisha ukwiye gutanga ubumenyi mu byo ufite, kutabisobanukirwa bijya bituma umuntu rimwe na rimwe ahura n'ingorane zo gusibira. Abantu benshi bajya basibira. Rero kwiga neza bishobora gutuma uhabwa ubumenyi buhagije. Mu yandi magambo, wemera wige neza rero. Imana iri kukwigisha muri uyu murimo. Ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo guha umuntu umurimo atateguriwe, aterejwe, atatunganirijwe, adafite ubumenyi muri we. Y'Imana izakugira umushumba ikwigisha nk'umushumba, izakugira umuvugabutumwa ikwigisha nk'umuvugabutumwa, izakugira umuririmbyi ukomeye ukamamara ikwigisha kuririmba nk'umuntu uzaririmba mu bitaramo mpuzamahanga. Iyo umuntu uri umwigisha mwiza, ugomba kutaba uwo mu gihugu gusa, ahubwo ukajya n'inyuma yacyo, ukaba misiyoneri,
ugomba kuba uri umuntu nyine ufite ubumenyi buhagije ku buryo uzagira ikintu ubasha kumarira abandi. Kwiga neza bituma umuntu abasha kuva ku rwego akajya ku rundi. Ikindi, iyo umuntu yize neza arimuka, niko twabibonye. Ugomba kwimuka. Ariko se wowe mu murimo wawe uko wari uri mu myaka 5 ishize n'uyu munsi ni kuri? Ese wowe ntabwo ujya wimuka? Ese ntabwo uzi ko ugomba kuva ku rwego ukajya ku rundi? Ese ntuzi ko ugomba kuva mu mwaka ukajya mu wundi? Niba se wowe wanezezwa no kwiga utimuka, uyu munsi wa none ugomba kuva ku rwego ukajya ku rundi. Hari aho Imana igushaka. Ugomba kuba umuntu ugomba kwiga ariko kandi ukanimuka. Ntukwiye kubaho umuntu udafite ireme mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uyu munsi wowe mu masomo wize irihe somo? Ese wahakuye iki? Uyu munsi niba uri muri korali uhakuye iki? Mu yandi magambo wahigiye iki? Niki kintu wakwimukana? Uko wari uri umwaka ushize n'uyu munsi ni kuri? Ese we nta kintu ushobora kuhakura mu buzima bwawe? Reka turebe hano mu gitabo cy'Imigani ibice 24, tugiye no gusoza. Igitabo cy'Imigani ibice 24, turasoma umurongo wa 31 n'uwa 32. Haranditswe ngo, nasanze hose ari amahwa, hose ifurwe yarahazimagishe, kandi uruzitiro rwaho rw'amabuye rwarasenyutse. Nuko ndebye mbyitegereza neza, mbibonye mbikuramo gusobanukirwa Imana ishimwe. Uyu mwanditsi w'igitabo cy'Imigani mwumvise neza ibyo yitegereje. Yaravuze ngo nasanze hose ari amahwa, hose ifurwe yarahazimagije, niko twasomye, kandi uruzitiro rwaho rw'amabuye rwarasenyutse. Nuko ndebye mbyitegereje. Niyo magambo turi gusoma. Nuko ndebye mbyitegereje neza, mbibonye mbikuramo gusobanukirwa Imana ishimwe. Ndagira ngo mubwire wowe undeze amatwi turi kumwe muri uyu mwanya, ibintu byose Imana yakunyujijemo, ibintu byose Imana yemera kucamo, ibintu byose Imana yemera kuhura nabyo, birimo amasomo. Uyu munsi nawe urabizi neza ko uri kwiga bigoranye, wize bigoranye, abana bawe uri kubarihira bigoranye, bagiye kurangiza bigoranye, bamwe banarangije bigoranye. Urabizi neza ko ibyo byose n'ubuzima Imana yakunyujijemo. Warareba ukabona ari amahwa yigenza, warareba ukabona hose ari uruzitiro rw'amahwa, ntaho kunyura, ntaho gupfumurira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo abyitegereje neza, ngo abikuramo gusobanukirwa Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo natwe mu gihe cyo kwiga, mu gihe cyo kwicara ku ntebe y'ishuri, mu gihe cyo gutanga amasomo, mu gihe cyo kubikigwa, aho hose hajya haba uruzitiro rw'amahwa. Ni ahantu umuntu ajya anyura mu buzima bugoye, mu buzima butoroshye, mu buzima butari ubw'ibyishimo, mu buzima butari ubw'ibisubizo, mu buzima butari ubw'amafaranga, mu buzima butari ubw'umugisha. N'ubuzima umuntu acamo bugoranye, bumeze nko guca mu mahwa, nk'uko uyu mwanditsi w'igitabo cy'Imigani yabivuze. Ngo arebye abona hose ntaho kunyura rwose, abona ntaho guca. Ngo yaritegereje rwose, ngo abona yarahazimagije. Mu yandi magambo, ngo abona uruzitiro rwaho rusa n'urwasenyutse. Ngo abona rusa naho uruzitiro rwaho rw'amabuye rusa n'urwasenyutse. Ni muri icyo gihe nyine umuntu ari mu gihe nk'icyo ngicyo cyo kwiga. Ngo ariko ngo nuko ndebye mbyitegereza neza, mbibonye mbikuramo gusobanukirwa Imana ishimwe. Ni umwanditsi w'igitabo cy'Imigani, kandi ijambo ryo nshojerejeho. Ndagira ngo mbabwire ko hari ubuzima umuntu anyuramo bukaba bugoye, hari ubuzima umuntu anyuramo bukaba buruhije, hari ubuzima umuntu anyuramo akaba atabwishimiye. Ariko aho hose iyo tuhanyuze neza, tujya tuhakura amasomo. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo kwiga neza bijya bituma umuntu abasha kuhakura amasomo. Uyu munsi wa none kwiga neza ukabiha umwanya bishobora gutuma ubikuramo amasomo, bishobora gutuma ubikuramo ubumenyi, kandi ubumenyi buzabasha kubaka abandi, ubumenyi buzabasha gufasha abandi. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo twazamutse cyane ko tugomba kwigisha abantu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rimwe na rimwe abantu batubwira ibintu byiza, bakatwereka, bakadutumbagiza. Rimwe na rimwe ugasanga ntibatwigishije urugendo rw'ubuzima,
ariko uko Imana izajya itubashisha tuzajya tugenda twiga urugendo rw'ubuzima, ariko twigana Imana nk'abana bakundwa. None se wowe uri kwigishwa nande? Ese uri kwiga yahe masomo? Uri umwarimu cyangwa uri umunyeshuri? Niba uri umenye niba uri umwarimu mu ruhande rwawe hari abo uri kwigisha. Umenye niba uri isomo wowe ubwawe ubereye abandi isomo. Umenye neza niba uri umunyeshuri. Umunyeshuri ntasurwa igihe cyose. Umunyeshuri ntabwo ajya ahashaka igihe cyose. Umunyeshuri ntabwo umubona igihe cyose. Iyo umuntu ari mu gihe cyo kwiga aba ari igihe cyo kwiga. Hari abiga baba mu kigo, hari n'abiga bataha. Abo banyeshuri nubwo bose ari abanyeshuri, ariko ibihe byabo biratandukanye. Abo bose hari amasomo. Ushobora kwiga ugataha nimugoroba, ukagaburirwa n'iwanyu, ukagaburirwa n'umuryango, ukagaburirwa n'abavandimwe, ariko uri mu ishuri wigabayo agomba kugaburirwa n'ikigo. Iyo kitagabuye ntarya, iyo cyagabuye neza arya neza, iyo cyagabuye nabi arya nabi. Iyo ikigo cyagutegetse uko wambara niko wambara. Iyo bategetse kwambara mayo ni mayo, niba ari ikanzu ni ikanzu, niba ari ikabutura ni ikabutura, niba ari ipantaro ni ipantaro. Mu yandi magambo, niba ari kositime ni kositime. Itegeko ry'ikigo rigomba kubahirizwa. Ariko uyu mwana wigata ashobora kugera mu rugo uniform akayikuramo. Niba rero igihe cyo kwambara uniform mu gihe cy'amasomo, uramenya udashaka kwambara kositime ntibihura. Niba ari igihe cyo kurya rimwe ku munsi, uramenya utumva neza ko icyayi cya mu gitondo n'umugati biri ngombwa. Byari ngombwa ariko uri mu ishuri. Hari igihe bidashoboka. Rero umuntu wese Imana mu isomo rikwiranye n'abazigisha n'abazagirira umumaro. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Twari ku ijambo rivuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Uyu munsi y'umwana akundwa yigira ku babyeyi, y'umwana akundwa yigira ku bavandimwe, y'umwana akundwa yiga neza amasomo mwarimu amuha, akahakura ubumenyi buhagije, akazabasha kubaka abandi, akazabasha gufasha benshi. Uyu munsi wa none wowe uri kwigira kuri ibi. Nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Uyu munsi ntabwo nzi amasomo uri kwiga yariyo, ariko nkwifurije gutsinda, kwifurije ubutsinzi no kurushaho, kwifurije kubaka ku ijambo ry'Imana, kwifurije umugisha w'Imana. Imana ibane nawe kandi gushyigikire, wige neza, kandi Imana iguhe kwakura impamyabumenyi, kandi ubumenyi uhakuye nusoza amasomo yawe uzavamo ukenewe ku isoko ry'umurimo, uzavamo ukenewe mu itorero, uzavamo ukenewe mu gihugu, uzavamo isi gukeneye, kuko ufite ibyo wahakuye, n'ibyo wize, n'ibyo wigishijwe. Imana ishimwe. Kuzirikana kwawe kwiza mu masomo Imana iri kukwigisha, mu kwigishwa n'Imana no kwigishwa n'abantu. Wemere wige neza, kandi we gusakuza, we kurangara. Imana mu gihe gikwiriye izakuremera amashimwe, kandi uzahakura ubumenyi buzabasha kubaka abandi no gukiza benshi. Imana nishimwe. Reka dusenge Imana. Imana ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rifite ubutware, ijambo ryawe rifite ubushobozi, ijambo ryawe ryabayeho tutarabaho, niryo ryaturemye. Mu izina rya Yesu ndasenze kubw'uyu twari kumwe, kugira ngo ijambo ryawe rigire umumaro muri we. Ijambo ryatubwiye ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Twige turi mu rukundo, turi mu kwirinda, nk'uko Kristo yabaye umutambyi akaba n'igitambo. Kubw'urukundo yadukunze, natwe dukwiye gukunda Imana ibihe byose. Unyemerere rero Umwuka Wera bidushoboze, kandi atubashishe twere imbuto zikwiriye abihannye. Tugaragaze Kristo mu byo dukora, tugaragaze Kristo mu mirimo yacu ya buri munsi, tugaragaze Kristo mu mibanire yacu n'abandi. Izina rya Yesu rihabwa icyubahiro. Ndagushimiye kumvishe gusenga kwacu. Ndagushimiye Mwami kubw'ijambo ryawe. Iri jambo rikize umurwayi, iri jambo rikize ubukene, iri jambo risubiza intege mu bugingo abari bagabanukiwe, iri jambo ritanga ubuzima aho butari buri, iri jambo ritanga imibereho aho itari iri, iri jambo ritanga amahoro yarabuze, iri jambo ritanga ubuzima aho ubuzima butari buri. Mu izina rya Yesu korere byose kwiyubahisha. Uyu munsi w'umunsi w'umugisha, uyu munsi w'umunsi w'umumaro, uyu munsi udasanzwe ku buzima bwe bwa buri munsi. Ndagushimiye kumvishe gusenga
ijambo risohoza icyo waritumye kandi risohoze byose wagambiriye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mwari kumwe na mwene Sobongwa. Shalom.